Ya reka dukomereza hano episode ya 53 54 sorry episode ya 54 ditangire hano Jaina ndetse uri kumva aracyari bingo ibyo byo mumaze kwimenyera twabonye ko hanze hari umuntu uri kugenda yitambutse gake gake turi kubiri birebera ku gicucucucu turi kubonera mu idirishya yarabyumvise ari uri guhamagara Maya Dashi yakangutse Maya kumbe aruri hanze ariko tutaramenya ngo ninde ngaho uyakingwe undahitacaho tutaramenya ngo ninde witonde urebe Jeba bone iyi filime igenda itangira bundi bushye nimba ruko ndeba nabi simbiza hari wenda nashonje ako kanya Jayama yafo क्या हुआ देव byagenze bite Def we bite nyine Jayama वो मुझे लगा ntacyo दक्ष ने कुछ कहा nari ntekereje ko Dash ari warugize icyo avuga cyo ntago bishoboka ariko देर पहले ही आके देख के गए ko nari ndanga mu kanya mu gihe muganga arahari उन्होंने कहा दक्ष को अब तक होश ही नहीं आया kandi ko yavuze ko Dash ataragarura ubwenge कुछ कह नहीं सकते nese ubwo arasa kugarura ubwenge bishingiye nuko muganga bivuze simbizi neza sinabihamya ariko nyine icyo akeneye ni ukuruhuka kurenza ibindi byose he mwumvishe mu kanya kuvuga ngo Maya nyine nk'ibyo ngibyo Defu कहाँ गए थे आप waruri he waruri he Rebe आना चाहते ntabwo ushaka kumbwira rero nta kibazo इतना बता दीजिए कि आपने उन्हें जाने ariko wambwira impamvu wamurekuye akagenda byibura iyo ngiyo ntabwo wayimbwira Jayama मैंने आपको बताया ना कि Jayama ariko nabikubwiye के बारे में नहीं पूछ रहे ntabwo ndimo ndavuga Maya umve के बारे में पूछ रहे ndimo ndavuga Krisha क्यों जाने दिया कृष्णा को kuki wamuretse agataha iwabo का क्यों नहीं उन्हें दे kuki utamuhagaritse Dev कि आप ये नहीं चाहते थे कि वो माया बन के एक झूठी जिंदगी जिए यहाँ पर ndabizi yuko udashaka ko akomeza kubaho nk'amayango abeshye hano ibwami ariko byibura wakaba yamusabye akaguma aha ngaha Dev आप किसी मकसद से ना रोकते उन्हें अपने लिए byibura iyo utamusaba iyo mpamvu ntabwo wari bumusabe ngo aguma ngaha ku nyungu zawe ntabwo ari cyo gihe cyo kugira ngo njye nitekerezeho nkeneye gutekereza kuri Dash nkeneye kumwitaho nkeneye gutuma yishima rebe जिंदगी जीने का नया मकसद देना है ngomba kumufasha akabona indi mpamvu agomba gutuma abaho mu buzima bwe आप इनकी जिंदगी के मकसद के बारे में इतना सोच no kuvuga ngo kubera umuvandimwe wawe ugiye kwirengagiza ibyishimo byawe फायदा नहीं है Jayama none ntacyo bimaze kuba twabivuga ibi byose Jayama njyewe nakoze ikintu उतना जी लिया nagombaga kwikorera njyewe ubwanjye ariko Dev ako kanya iki gicucucucu ni icyande we ni icyande cucucucu kiri hano kiragaruka bakimara gusohoka wambaye gutyo kumbe Roma rebe ni Roma nanjye namukekaga nabonaga gatwe nkavuga nayo akagatwe sa karomara Roma sasa niba ashaka kugira kuki agara imbere ya Dash yarakaye umukobwa bitebyiwe koko namunagane bitebyiwe inshuti se bazanye ko ndebe itangiye kubirakariramo we ufite ikihe kibazo menya ishaka ko bayitereta iyo aryo uri kumwe n'umukobwa ukajya utangira kubwira ati byagenze gutya ati kanaka nkatiye yo akifatanya nawe ku mutima avuga ati sha waretse nkagira icyo nkwereka ये सब जाके चेक करना पड़ेगा ना तभी तो तुम लोगों को भी वहाँ बुला पाएंगे हाँ वो सब तो सही है पर आप पक्का चेन्नई जाना चाहती हो हाँ पक्का और कितनी बार पूछोगे पिक्की हमारे लिए वही जाना बेस्ट है तुमने मम्मी पापा के चेहरे पे वो शिकन देखी थी जब हमने उनको सब कुछ बताया पिंकी हम उनके चेहरे की मुस्कान बनना चाहते हैं jerega ndashaka kubaha impamvu ituma bamwenyura और हम काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेंगे hamwe n'aka kazi ndabizi ko ibintu bizagenda neza asingwa akazi niko kakemura ibintu reka
आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये सब किसके लिए कर? kuki muri kundeba gutyora kuki uri gukora ibi ngibi Kirisha? देवराज सर को दिखाने के लिए। वो हम njyewe हमें नहीं पता पापा, simbizi papa, और हमारे पास simbizi pe, ariko nta mahitamo mfite. हम मानते हैं कि हम Ye ndabyemera बहुत प्यार करते हैं और ko mukunda cyane, शायद हमेशा करते भी रहेंगे। ahari wenda nzakomeza mukunde bihoraho. उन्होंने जो भी किया वो क्यों किया, लेकिन Rero ndashaka kumenya impamvu yakoze biriya, तो नहीं बदल जाएगा ना पापा? ariko n'ubundi kubisobanukirwa ntabwo byahindura ukuri. फोन पर Njye nizera umuryango, natekerezaga ko nkunda, सिर्फ एक दिखा, kumbe byose byarukunjijisha. और आप Nyine hari ikibazo. लोग ये मत समझना कि ये हमारे दिमाग की कोई मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ये सब देवराज सर ने हमें खुद बताया है। Devraj yarabimbwiye ntimutekereze ko ngende kwimashina ibintu. Mbwira rero papa, जिस रिश्ते में प्यार ना हो, mu gihe nta rukundo umubano ufite n'umuntu, अरे हम जिंदगी ubundi se kugumana byaba bimaze iki? Kugumana byaba bimaze iki? क्या देवराज जी ने तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करते? None se Devraj yigeze akubwira ko atagukundara? से प्यार किया, गुड बाय। We yaramubajije ariko ntiyamusubiza. Aramubwira ati bye Kirisha we, कहने का क्या मतलब? bye kabisa. हम क्या Nshaka kubimenya, ntabwo ndi kubivuga. तुमसे Ndimo ndakubaza ikibazo. से कहा कि वो तुमसे Ubundi Devraj yigeze akubwira yuko n'umunwa we ko atagukunda? Mbere yo kwita usimbukira ku mwanzuro gutyo, ariko narabimubaje inshuro nyinshi mama. क्या आप हमसे प्यार करते हैं? उन्होंने कभी भी एक बार भी Namubaje niba nkunda, बार भी पर ये भी तो नहीं कहा ना कि musaba yuko yansubiza byibura inshuro imwe, ntiyigeze ansubiza, वो तुमसे प्यार नहीं कर। ariko ntabwo yigeze avuga yuko atagukunda. Ibyo bintu yigeze abivuga? Mbwira. Yarabivuze? Ntabwo ibyo bintu yigeze abivuga koko, wawe umubeshyeye. एक बात बताओ, Rero gira icyo umbwira mukobwa wanjye. तुम्हारा Uratekereza iki? और मेरे बीच Utekereza yuko mama wawe कि क्या बात, nanjye dukundana? बोलो ना, बोलो। Urimo uravuga ibiki? पूरा मोहल्ला जानता है कि आप दोनों एक दूसरे Apana njye n'abandi bose barabizi yuko mukundana. खैर, अच्छा अब ये बताओ, तुम्हें फिर से क्या लगता है हमने अपनी पूरी जिंदगी में एक दूसरे से कितनी बार प्यार का इजहार किया होगा? हाँ, कृषा, बेटा बोलने से प्यार नहीं दिखाई देता, वो तो किसी के किए में खुद ही दिखाई देता है। Rero igikorwa kimwe ntabwo kiba kigaragaza ibintu byose. खामोशी में ढूंढो। Rero wigerageza gushaka urukundo mu magambo, ahubwo agerageza gushaka urukundo muri uwo mutuzo. हमने कभी भी हमसे प्यार Arabyibuka ati muri uko guceceka wari ushakira urukundo. अच्छा छोड़ो, Byibagirwa ariko gira icyo mbwira. कि तुम देवराज जी से प्यार Kuki ubundi ukunda Devraj? Ha, क्योंकि kubera yuko उनमें हमने एक अच्छा इंसान ntekereza ko ari umuntu mwiza. जिस तरीके से दूसरे लोगों की परवाह करते Kandi aba yitaye ku bandi, afite buri kimwe cyose, ariko हैं, आज तक उन्होंने किसी और को नीचा नहीं दिखा है। उनके लिए उनका परिवार और उनका nta muntu umwe ajya afata nk'uwo yaciye amazi, yaba ari umuryango we, yaba ari umuvandimwe we, सब कुछ मायने रखता है। basobanuye buri kimwe cyose kuri we. Uretse ko afite izindi karite, bigenze bite? छाइयाँ खत्म हो गई। Izo karite zatumye arekera aho ngaho kuba umuntu mwiza se? नहीं, Oya, लेकिन मम्मी उन्होंने हर बार igihe cyose हमसे झूठ का, आज तक arambeshya. झूठ का। हमें लगता था Ibintu byose nisanze yarambeshye, प्यार करते थे, natekerezaga yuko nkunda, ariko सब कुछ byose byari ukumbeshya, byari ubutubuzi, byari ubutubuzi. राजी ने तुम्हारी जान बचाई थी। Devraj ariko yatabaye ubuzima bwawe, urabyibuka? Ntabwo yaragutuburiraga se? Arabyibuka? Yari agiye kugwa mu mpanga. या तुम्हें लगता है कि None utekereza yuko byose byari kwibonekeza? एक इंसान अपनी जान पे खेलकर तुम्हारी जान बचाता है? Ibaze ko umugabo utitaye ku buzima bwe, utekereza ko atagukunda? लेकिन Ahari wenda arankunda, ariko se हमें महल में मजबूर करके रखा था और yamatirije kuba muri iriya nzu, की धमकी दी थी, ये सब तो असली है। ndetse ankangisha ko nzababara nindamuka ngiye, लेकिन हमें डराने के ariko yakomeje kuducunga, ariko ntabwo yigeze dutera ubwoba. हमने उसे Ushaka kuvuga iki? लिया जिसने पापा के एक्सीडेंट के वक्त हमारी मदद की थी।
और मेक श्योर किया था कि पापा को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। ndetse naje kumenya umuntu wakoze ibishoboka byose ngo papa agere kwa muganga nyuma y'amanuka n'umuntu wakoze ibishoboka byose kugira ngo aze kuvurwa neza. दीदी rero जीजू ने yari Defrage wamwohereje, ariko se bikomeje kumucanga. ubwo nawe mubasaga पूछा था तब ubwo nawe mubasagaho yavuze ngo iki? नहीं बोलो ना mbwira उन्होंने yavuze ngo iki? मैंने हमारे पापा की मदद की है। aribwa mubaza ati se अच्छा लगा। niwe wafashe papa wanjye? oyanjye nishimiye yuko क्या वैसे सोचती हैं कि मैं अच्छे काम भी कर सकता nishimiye gutekereza yuko byibura hari ikintu cyiza nshobora kuba nakora. क्या करता हूँ nta mpamvu rero kukubwira जरूरी नहीं। icyo nakora n'igihe nagikoze. कोई जवाब नहीं। icyo gihe ntabwo yigeze ansubiza ukagira ngo nta gisubizo kirimo aho ngaho. ऐसे ये नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं। no ntabwo yigeze agusubiza ubwo wamubazaga yuko agukunda, घूमे तुम ariko unabibonye mu maso ye है aragukunda. क्यों शेफ साहब? sibyo rata mugabo mwiza amwita umutetsi. sibyo mutetsi? आजा गुड़िया ngwino hano princess wanjye. आजा बैठ। देख गुड़िया झूठ नहीं कहूंगा, पहले तो हमें भी थोड़ा बहुत शक हुआ था जब तुम पहली बार इस घर में आना चाहती थी। आप लोग प्लीज यहाँ से चले, हम एक पल भी यहाँ नहीं रह सकते अब। birabyibuka लेकिन उसके बाद तुम्हारी बातें सुनकर nyuma yo kukumva rero nibwo namaze kumenya yuko देवराज जी कोई चालाक Defrage ntabwo ari umutubuzi, urumva, बल्कि वो तो एक ahubwo बड़े ही मजबूर भाई है। ni umuvandimwe ushaka gufasha umuvandimwe we, ariko nta izindi nzira afite. ntacyo ni kumushinja ko yaba ari umuntu mubi, ये पर पछता हुआ है, ndetse ndabizi yuko n'ibyo yakoze yicuza, इनके साथ कह सकते हैं ariko icyo navuga nyihagazeho neza कि वो एक बहुत अच्छे ni uko ari umuntu mwiza. जरा सोचो, bitekerezeho rero. उन्होंने तुमसे माफी मांगी, तुमने उन्हें माफ भी किया। अगर फिर उसके बाद वो तुमसे दक्ष के लिए नाटक करने को कहते तो क्या तुम मना कर देती? वो तुम इंसान है। rebe सोचो, bitekerezeho rero. उन्होंने तुमसे माफी मांगी, yagusabye imbabazi उन्हें माफ भी किया। uramubabarira, फिर उसके बाद वो तुमसे दक्ष के लिए नाटक none se niba yaragusabye kuba wakigira undi muntu ukaba nka Maya करने को कहते imbere ya Dashi, तो क्या तुम मना कर देती? wari bubyange? eh? नहीं, एग्जैक्टली, दोनों oya yakoze iki rero? तुम्हें घर भेज दिया yagusabye ngo utahe कि तुम अपनी kubera ko yuko शर्तों पे जियो। ashaka kubaho ubuzima bwawe uko ubishaka, arashaka kubohoka. उनकी पत्नी हो, rero uri umugore we, पूरे हक के साथ तुमको रोक सकते थे। yakaba aba yarabishatse, yakaba yaraguhatirije जानती kuguma hariya. कृषा, Kirisha we, तुमने एक राजकुमार का सपना देखा था ना? igihe cyose wahoraga urota तुम्हारा ये सपना सच wabana na Prince Charming, none izo nzozi zabaye impamo. काफी नहीं है। izo असल nzozi ni z'impamo rero. खुशियाँ भी बहुत मायने रखती है। iyo izo nzozi zibaye impamo mu buzima bwa nyabwo, ibyishimo nicyo cy'ingenzi. पर खुशियाँ ऐसे ही नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। सब कुछ अच्छा होता नहीं है। erega igihe cyose ibintu ntabwo bikora nk'uko tubishaka, ahubwo tuba tugomba gushaka uburyo bigenda gutyo. देख लो, तुम्हारी मम्मी और मुझे fata nka mama wawe nanjye nk'urugero, शुरू में हमारे बीच ना, tugenda duhura n'ibibazo byinshi, का मतलब ये तो नहीं था ariko ntabwo biba bisobanuye yuko साथ छोड़ दिया। dukwiye guhitamo gutandukana. बेटा, Kirisha we, परियों की कहानी तभी सच होती है जब हम ngo उन्हें imigani wenda ishobora kuzaba impamo, सच बनाते हैं। ariko nanone tuba tugomba gukora kugira ngo bya bintu bize kuba impamo. ntabwo byari bisobanuye ko urugo rwawe wari ukwiye kuruta, तुम्हारी परियों की इस कहानी को सच करना होगा। ndetse uba ugomba gukora ibishoboka byose ya migani ize kuza kuba impamo. ni ibisigaye rero kwawe kugira ngo impamo zize kuba impamo, izo nako zize kuba impamo. nta mpamvu yo gukomeza gucika uhunga ikintu. ना मत। oya, he, देख बेटा, umva rero Kirisha, मैं कहना चाहूंगा और तू ये बात जानती है। ndabizi icyo ugiye kuvuga, ariko ngiye kongera kubigusubiriramo. गुड़िया, Princess wanjye, ये दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले थे। imiryango y'inzira afunguye igihe cyose तेरा kandi izahora ifunguye, फैसला होगा ना? ndetse twiteguye kuba twaguhagarara inyuma
icyaba icyo ari cyo cyose n'umwanzuro wafata. लेकिन बच्चा ariko rero mwana wanjye तो सही फैसला ले, इसकी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं ना बेटा। twese twizeye ko uzafata umwanzuro wa nyawe, sibyo? Hey. Hatari. Nibutse yuko bayikeneye izindi episode. कथाओं के अद्भुत संगम Twandikiye kuri WhatsApp yacu 0787 स्वर्ण स्वर 74 31 रात 8 37. कुछ कहा कृष्णा ने? Tugaruke sasa hano. Krisha ari hano. उन्होंने तुमसे माफी Yagusabye imbabazi ariko माफी किया, uramubabarira. फिर उसके बाद वो तुमसे दक्ष None se iyo aba yaragusabye kuba wakigira Maya imbere ya Dashi, wari umwangire? Komeje kubitekerezaho. परियों की कहानी तभी सच होती है जब हम उन्हें सच बनाते हैं। तुम्हें तुम्हारी परियों की इस कहानी को सच कर Ugomba gukora ibishoboka byose ya migani se kubimamo. मेहनत करनी Icy'ingenzi ni ibyishimo. नहीं दिखाई, Ariko hari icyo ugomba gukora kugira ngo ibyo byishimo biboneke. ये में खुद ही दिखाई देता है। Ibikorwa by'umwe ntabwo biba bihagije gusa. Gira inama. Ababyeyi baraye bamuhana. Nawe rero nk'umuntu mukuru हेलो, agira icyo akora. मैं चेन्नई के समरसेट रिसोर्ट Bo nayo ngwamagaye nurutse muri HR department. Ni hahandi bamwemera akazi muri Chennai. आपको डायरेक्टली मेल करने के लिए कहा था। Yari yansabye ngo mbohereje मिनट में आपको मेल करके भेजते हैं। ndaje mpite mbiboherereza application form. Ntabwo ariko dukeneye application form. Twe tuguhamagaye tukubwira yuko लेटर ऑलरेडी मिल गया है। n'ubundi twamaze kwakira recommendation letter yawe. रिकमेंडेशन लेटर Recommendation letter देवराज सिंह राठौर yiturutse kuri Mr. Devraj. किया है जॉब Yatwohereje iretire. Nta mpamvu yo gukenera ibindi. उन्होंने कहा है कि अगर हमारे मैनेजमेंट ने आप Ndetse yatubwiye ko twa turi ibicucu लिए बेवकूफी हो tubaye tudahaye akazi umuntu nkawe. इंटेलिजेंट फ्रंट डेस्क Ndetse yavuze ko tutabona umuntu द जॉब इज योर्स umuhanga w'umunyamurava mu kazi. Aka kazi ni akawe rwose. Twizere yuko tuzakubona vuba aha rero. Devraj yamufashije ngo akazaze kukabona. Ntabyo kujya muri interview na reka. Recommendation letter gusa imwe yonyine irahagije, ubundi akazi ukahita ugahabwa nta no kwirushya. ये रिकमेंडेशन Ni nko kukuvuganira reka. Kuko yanditse recommendation letter abigire njyewe. Bitekerezaho niko yaje hano. Rebe bagiye kubona babona afashe ivarisi. Niba afashe uwuhe mwanzuro? Shafata umwanzuro ujye kubaka shaho uve muri ibyo ngibyo. हम चेन्नई जा रहे हैं। Ngiye kujya Chennai. 2 घंटे में हमारी फ्लाइट है। Ndetse indege ndi bufate iraza kuva ku kibuga cy'indege mu masaha 2. तो मैं Pinky दोगे ना हमें? ntabwo wangeza ku kibuga cy'indegera. कृष्णा, Krisha कृष्णा बेटा तुम इस तरह Krisha kubera iki? Tuza ariko tuza mada. Tuza buretse tubanze turebe. Nawe ni umuntu mukuru. Tubanze turebe aho bigana. Nisemo umwanzuro wo kujya mu kazi. जाओ बेटा, Sawa rwose mwana wanjye. पहुंचकर खबर कर देना। हाँ, Uze kutumenyesha n'ubugezeyo rero. Nta kibazo. Rebe. अपना ख्याल रखना गुड़िया। जी आप भी अपना ख्याल रखना। Arabasezera. Rebe. दीदी, तो आपने अच्छे से सोच लिया ना इस नौकरी के बारे में? फिर ये एक ही सवाल हमसे बार बार क्यों पूछ? Ese wowe kuki ukomeza kumbaza ikibazo kimwe ra? Ntabwo nyizeye.
तुम्हें याद दिला दे कि हम पहले भी नौकरी कर चुके reka mwibutse yuko 100%. nigeze gukora akazi nka kariya mbere हैं। आप जीजू के बिना खुश रह पाओगे? none se uraza kwishima ubuzima bwawe butarimo devragera तो फिर आप चने क्यों खा रही हो? आपको पता है ना, urabizi तब खाती हो जब urya ibyo bintu iyo uri stresse ari stresse ari kurya izi chips nimba ari chips Jarjare. yena nkebya इसलिए थोड़े नर्वस oya mfite ubwoba kubera ko ngiye kujya mu mujyi mushyashya ntabwo ubwo bufite ari ubwo ugiye kujya mu mujyi mushyashya cyangwa no kuba uvuye iwanyu wa mujyi wari usanzwe umenyereye reka Kirisha अंबिकापुर का बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। twamaze kwambuka umupaka tugeze Ambikapur पास से निकल रहे हैं, अगर आप गर्दन बाहर निकालोगी ना turi indani mu matware ya Ambikapur kano kanya तो अंबिकापुर में होंगी। अजीब है ना? ibyo bintu ntabwo bisanzwe ra कि तुम इतने धीरे क्यों गाड़ी ahubwo kuri njyewe ikidasanzwe no kuri kugenda gakeya ariko ni gutwara umuhanda neza ये कितने गड्ढे हैं? uyu muhanda harimo ibintu by'ibinogo ntabwo napfa kugendera ku muvuduko uri hejuru हमें लगता है कि रोड भी आपको रोकने की ntekereza ko ibi ngibi ari ikimenyetso cy'uko udakwiye kugenda सीधी we rekera ubwo bwo ryose utwara imodoka umuhanda umeze neza bageze Ambikapur kandi Ambikapur tuzi ikihabera सोचा नहीं था हम दोबारा आपके इतने पास होंगे ntabwo nigeze ntekereza ko nzaba ndi hafi yawe ni ibirometero bikeya gusa aho ubwami aho atuye तो शायद कभी वापस ना जा पाए ariko ntabwo nabasha gusubirayo Devrage reka nizere yuko हमारी दुआएं amasengesho yanjye azakugeraho भगवान करे आप हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे और खुश रहे ndetse ndakwifuriza kuzahora wishimye n'ubuzima buzima zanya hano ku kibuga cy'indege uko ari ku kibuga cy'indege na Devrage niho ari rebe rebe arasohoka ऑन टाइम। जी हाँ, uyu nawe agiye kujya muri Chennai baraza kuba bari mu ndege imwe कर लिया? नो सर, अभी बोर्डिंग में टाइम है। haracyari igihe rwose nta kibazo थैंक यू। urakoze cyane hamagaye ku kibuga cy'indege amakuru yuko agiye kujya hehe Chennai kumva ahantu yicaye aramutse ahindukiyeho gatoya yasanga bari mu modoka zegeranye biragenda bite by'abantu rero tujye tuyisoreza ahangaha kandi dukomeze n'izindi episode murabizi ndabakunda cyane.